Mana turakubashye uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe kandi ukuboko kwawe nikuganze, maraso ya Mariya Golgota akomeze kuganza kuri twe. Aba bantu bose ureba aha ngaha Mana ubaho umugisha kubw'izina ryawe. Ngaho turakubashye rero tugiye mu kiganiro, bane natwe kuganire natwe kubw'amaraso wameneye ku musaraba. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro Mana, ureba urakiranuka kandi uri umunyembaraga, Uwera wa Isirayeli. Ngaho turaguhamagaye bana natwe, bane n'abanyafrika, urabane n'abazungu, bane n'abantu bose amahoro mu izina rya Yesu. Genda utabare Kongo, tabare abanyaburayi, tabare abanyarwanda, twese utugire neza. Abarwayi, indushyi, ipfubye n'abapfakazi bose ubagire neza mu izina rya Yesu, amen. Yesu nashimwe. Nshuti bene data bavandimwe, turabasuhuje mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Reka amaraso yameneye ku musaraba akomeze kuganza, Uwiteka akomeze kugendana natwe kubw'imbaraga zawe. Tugiye kuganira ijambo riri muri Yeremiya ibice 19. Turasoma ku murongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa 5. Titire y'ijambo iravuga ngo ikimenyetso cy'ikibumbano kijanjaguritse. Ikimenyetso cy'ikibumbano kijanjaguritse. Icyo kimenyetso rero ni ikihe? Ese ni bwoko ki? Ese icyo kibumbano ni bwoko ki? Ikibumbano bavuga ni ikihe? Umutwe wa mbere avuga ngo uku niko Uwiteka avuga ati, genda ugure urweso ku mubumbyi, ujyane bamwe bo mu bakuru b'imiryango n'abakuru babo bo mu batambyi, maze ujye mu gikombe cya mwene Hinomu, Yesu nashimwe, haleluya. Icyo kimenyetso cya mwene Hinomu, mwene Hinomu ni muntu ki? Ese ni umuntu? Ese ni bwoko ki? Uyu mwene Hinomu ateye ate? Ameze ate? Bimeze gute? Ni ukubera iyihe mpamvu yiswe mwene Hinomu? Yesu nashimwe. Rero bavandimwe, nshuti z'Imana, ikimenyetso tuvuga ni ikimenyetso cy'ikibumbano. Ahari wasanga iki kibumbano kivugwa ari jewe, wasanga iki kibumbano kivugwa ari wowe. Mbese muvandimwe, ubaye iki kibumbano ari wowe mwene Hinomu, waba bimeze bite? Mbese wabifata uti? Mbese wabyakira uti? Mbese wabigenza uti? Ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka mw'abami b'Ubuyuda mwe, namwe abatuye i Yerusalemu, uko niko Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isirayeli ivuga iti, dore ngiye guteza aha hantu ibyago. Yesu nashimwe. Agiye guteza aha hantu ibyago kubera mwene Hinomu yanze kumva, kubera iki kibumbano cyanze kumva, kubera iki kibumbano cyanze kumvira Imana. Mbese wowe uri muntu ki kugira ngo Uwiteka Imana aduteze ibyago? Uri muntu ki utahindukirira Imana? Uri muntu ki utakumvira Imana? Uri muntu ki utakumvira Uwiteka? Haleluya. Yewe mwene Hinomu we, garukira Imana wa kibumbano we, garukira Imana mwana w'umuntu, garukira Imana mwana w'umuntu. Wemerera Imana iziturane nawe, wemerera Imana iziture muri wowe, wemerera Imana uzugendane nawe. Yesu nashimwe, haleluya. Yewe ya kibumbano we, Bibiliya yatubwiye ngo ikimenyetso cy'ikibumbano kijanjaguritse, kibumbano kitumva, kibumbano kitemera, kibumbano kitemera kwihana, kibumbano kitemera kumva, gikomeza kivuga ngo niko byahoze, niko byahoze, bahereye kera babivuga, ariko ntabwo ariko biri. Kuko uyu munsi wa none wa kibumbano we, urasaba kumvira Imana, urasabwa kumvira icyo Uwiteka avugana nawe, urasabwa kumvira icyo Umwami Imana ashaka kuri wowe. Arashaka ko wihana,
arashaka kuva mu byaha, arashaka kuva mu bibi, arashaka kuva mu busambanyi, arashaka kuva mu magambo, arashaka kuva mu barozi, arashaka kuva mu bapfumu. Wa kibumbano we, garukira Imana. Mwene w'inone ntiwumva, mwene w'inone wagarukiye Imana yakuremye. Njya mbaza abantu nababaza ngo mbese uko umwana akurira mu nda ya nyina igufwa rikagenda rikura, ngo mbese ririya gufwa ryinjiriye hehe kugira ngo ryinjire mu nda y'umubyeyi rijye muri uriya mwana urimo imbere mu nda, mbese ryinjirira hehe? Bene data bavandimwe inshuti z'umusaraba, ndagusaba kugira ngo wemereye Yesu akomeze gutura muri wowe. Ndagusaba kugira ngo wemereye Yesu akomeze kubana nawe. Yewe mwene none we, wa kibumbano we, garukira aho ngaho. Garukira aho wemerera Imana izibane nawe. Garukira aho uzature muri wowe. Garukira aho Yesu azabature mu bugingo bwawe. Wa kibumbano we, urasaba kwezwa, urasabwa kwihana, urasabwa kuva mu magambo, urasabwa kuva mu bupfumu, urasabwa kuva mu busambanyi, urasabwa kuva mu burozi. Weruguraga abantu utigeze umenya uko baje. Wa kibumbano we, garukiraho. Garukiraho wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Garukiraho wakire Kristo azature muri wowe. Garukiraho wa kibumbano we, kuko Yesu ari mu ruhande rwawe, ntawe uzabasha kukunyeganyeza. Kristo ari mu ruhande rwawe, ntawe uzabasha kugira icyo yagukoraho. Ariko haracyari ibyiringiro ku giti gishobora gutemwa, ariko ejo kikongera kigashoboka. Rero mwana data muvandimwe, reka ndekera aho ngaho, ariko ndakubwira ngo aho uri hose garukira Imana. Ndakubwira ngo aho uri hose emera Kristo aturane nawe. Aho uri hose emera Kristo azature muri wowe. Wa kibumbano we, garukiraho, 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 garukiraho. Nawe uri ku gisasiro, Uwiteka aragukiza. Nawe urwaye, humura, Yesu araje agukize. Yesu arakora kuri iyo ndwara yawe, urakira mu izina rya Yesu. Yesu arakora kuri icyo kibumbano, urakira mu izina rya Yesu. Kuri ubwo burwayi bwawe, waba urwaye kanseri, waba urwaye amarozi, waba urwaye umugongo, waba urwaye umutwe, Yesu ari imbere yawe, aje kugutabara. Turagushimiye Nyiringabo, urakoze kuko uri umwana w'intama w'Imana. Ni mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Urakoze Nyiringabo, turagushimiye ku bw'amaraso yawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.